Muraho neza mwawe ikaze muri episode ya gatandatu y'inkuru ya James mu rukundo rwe no kwishuri kuna bifatanye n'amasomo kandi bikagera neza. Iyi nkuru muri kuyikirana kuri John BTV. Icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi. Ubwo duheruka muri episode ya gatanu, James na Diego bari kuganira cyane, barakumburanye bavuye ku ishuri bose, umwe yiga ku kigo cy'indi gitandukanye kabisa ni inshuti kandi bakinnye basket kera cyane. Murabyibuka mu episode yabanje baciye mu bibazo byinshi cyane, bahura n'abakobwa bitewe n'ukuntu James atiyumva abakobwa, ariko Diego akaba abimukomezamo kabisa. James murabizi yikundira basket kurusha ibindi cyane, ariko ubwo duherukana kabisa ku kigo yigagaho bisa nkaho yaratangiye kugira feeling z'urukundo ku mukobwa runaka. Turi bubonemo muri episode ya gatandatu. Mwawe ikaze muri episode ya gatandatu, reka dutangire. Man, umva ubuze akikingura Diego yizikanga. James, Mimi ni wowe? Ni njyewe umeze shava y'umubere kabisa, va y'umubere. Byari kumbwira ngo muhobere, ntabwo nahise nibaza impamvu, ariko mbwira ngo muhobere isi yarankumbuye isi cyangwa ndi kwibaza isi yamenye gute mu rugo. Nahise ntekereza ibintu byinshi cyane mu masegonda makeya cyane, nawe utapfa kwibaza. Mama nabona ndi guhobera umukobwa none mu rugo aravuga ngo iki, n'ukuntu asanzwe azi ko nakeneye ibintu by'abakobwa. Cyane nahise nigarura Mimi nta kibazo, va y'ingwemo shava y'ingwemo. Iminsi myinshi byiza cyane. James, kumbona utari uri hano, wari umaze kujya he? No urukumbuzi kabisa, nta kindi kirenze. Ubwo na Diego nawe yari afite amashyushyu cyane, ari kureba byamucanze, niko Mimi yahise amanuka nawe ahita ajya guhobera inshuti yanjye Diego rero. Noneho ku bakobwa we nta kibazo kiba gihari, arakundana cyane. Ahubwo ubwo ngo nawe barahoberanye mwanya mutoya, duhita twegerana turaganiramo, tubazanye amakuru. Nkabona Mimi afite akantu kurebana ukuntu nyine, namwe murabyumva, umukobwa ufite akantu k'urukundo, ariko njye simbyiteho. Mu mutwe wanjye harimo Winnie. Ubwo nabwe banasize baganira gatoya kugira ngo ndebe ko Mimi yareka kundeba cyane, nyine asa nkaho ntekerezaho. Nagiye ku ruhande nanjye, ibyo nengiyemo nawe ni ukubaza mama hano ibijyanye n'imirire bigeze ngo turebe, dore ko byari no mu saa 5:30 gutyo, saa 6 zishyira, kugira ngo umuntu ajye ku meza arebe ukuntu yafata ifunguro. Ntagere umukecuru ndamuzana isi ko tugize n'umushyitsi wa gatatu, wamubonye kugira ngo uze gutegura amafunguro y'abantu batatu. Mama nawe ati sinabibonye uwo mushyitsi ameze ate mwana we? Mama n'umukobwa bite se ko ndeba utari kuvuga, usa nkaho uri ufite icyizere. Nta kibazo ni umukobwa, ubwo nuko adutunguye, ntabwo twari tuzi ko ari buze. Gusa n'umwe mu bo twiganye mu wa gatatu hano hirya. Ntugire ikibazo mwana we, nukanze murebe, kanze ndeba mu kazana. Mama nawe mu kazana se? Ubwo mama akivuga ngo iby'umukazana, nahise ngenda ndi gusita ibirenge. Ubwo nageze ku ruhande mu gikari, natekereje gato, sinzi ukuntu natwawe, ntekereje Winnie. Koko abantu yatari kabisa. Uko nari ndi gutekereza cyane Winnie, nababajwe n'ikintu kimwe cyane cyo kuba naratashye mvuye ku ishuri ntigeze mubwira basi ko mwiyumvamo, dore ko kwiyumvamo umuntu biba bitandukanye no kumukunda. Basi mbimubwira yari no kunyaka nimero, nkaba namuha nimero yanjye twajya twivuganira. Ariko intego nari mfite nta yindi, ni yo kuzasubirayo icyumweru cya mbere cyonyine, dore ko umuntu aba asubiranye y'amashagaga menshi, yarariye mu rugo neza, ibintu byose yifuza, afite gahunda neza. Gahunda nari mfite niyo guhita mubwira ko mwiyumvamo nta kindi, mwereba uko byitwaramo, dore ko natinyaga n'ibintu by'indobo cyane. Numvaga abasore baganira ngo yaneye indobo, none umujinya wanyishe, numva ibyo bintu bitanguzwa, ariko nanjye numvishe bisa nkaho biri kunzamo. Ntibyatinze twagiye ku ifunguro turasoza, igihe kiragenda, tubundi amasomo akomeza mu ntuza muri etide mu rugo bisanzwe tugomba gusubiramo.
ubwo nicaye nagiye kubona nimero ramagaye telefone yanjye arimo umuro mukeya kumumagana nagiye kubona irazimye nacanye mbura nimero amagaye kandi umutima wanjye wari gutera ko ari we niwe ndabamagaye sinzi nanjye numbaza ahantu nimero yanjye yaba arazikuye dore ko umuntu ugushaka atabura ahantu akora nimero yawe byarakomeje Diego yaje kumumagara kuri telefone arambwira ati se James oui James yes Diego nese mani kuki utambwiye amakuru neza yo kwishura ko hari ibintu wamishe kuko cyagiye